Imana yakoresha amavubi akinjira ahantu wadepoje byaranze bakaguhesha akazi. Uzarebe neza umuntu ivubi ririye arabyimbirwa akabaye ninde umve nje kubwira ngo humura hari amavubi Imana ihagurukije kugira ngo aya mavubi aza kurwanirire. Hari amavubi Imana ihagurukije kugira ngo aya mavubi abariho upfira. Wahuye n'abahetsi bamenye imishinga ufite muri uyu mwaka barangije barakunaniza. Wahuye n'abaheta wowe Imana igusaba ni ukwizera no kwakira iyi ntwari y'amavubi Uwiteka aguhaye. Bibiliya ni ubuhanuzi butavangiye, Bibiliya ni ubuhanuzi gushakaho. Naho ubundi intwari Imana yarwanisha irazifite. None yarwanisha amavubi, ejo yarwanisha ibiheri, ejo yarwanisha anisho byinshi. Imana ifite yari yarakubikiye inzira y'amavubi ngo ari izakoresha kuyangi. Reka tubasuhuze cyane kandi tubifurize ibihe byiza. Tugize umugisha wo kongera kuza hano turi bazima. Imana ishimwe cyane. Ni byiza cyane. Twari tumaze iminsi tutaboneka ariko tubiseguyeho cyane. Twarabasengeye, nizere ko muri amahoro. Natwe mwaradusengeye tugahutsa turi amahoro. Imana ibaha umugisha. Abari i Kigali mwese turabasuhuje, diaspora mwese aho muri turababwira ngo Imana irabakunda. Ni byiza cyane. Niba ugeze hano bwa mbere kora subscribe, ukoresha na comment. Nawe usanzwe ukoresha na comment, biremewe. Imana iguha umugisha. Twakire umukozi w'Imana tubwire aho yari amaze iminsi ari. Twumve n'iki Imana ivugana natwe, twumve iki Mwuka abwira amatorero muri rusange. Turakwakiriye. Shalom shalom, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Inshuti za Eva Esther, amahoro y'Imana abane namwe. Mwebwe muri mu gihugu cy'u Rwanda, mu bihugu bitandukanye, tubahaye ikaze. Rero nk'ibisanzwe nari mbakumbuye, nari maze iminsi ntari kuboneka, ariko aho narindi ntabwo nabibagiwe. Twarasenze, nyamvo tuje dufite ibindi bintu bishya cyangwa dufite ibindi bintu Imana idutumye cyangwa iduhaye kugira ngo tuze dusangire, kuko ntabwo ibintu by'Imana bijya bimenyerwa, ahubwo igihe cyose bihora ari bishya. Yego. Aha. Esther. Meze neza. Ndashima Yesu arandinze. Biragaragara umeze neza, wambaye neza. Thank you. Kandi abuntu wigeze kumbaza arambaza ariko uzamumbarize. Iriya misatsi ntago ari plant. Oya. Ntibibaho. Ntago ari ya y'umugura y'ibinyabazungu. Wapi, mu bintu Yesu yampaye yabonye ko umusatsi ngukeneye arawuma. Ntago nyanambara plant. Yego. Aha, byiza cyane, ufite umusatsi mwinshi kandi mwiza. Murakoze cyane. Wanza nawe ushyiramo kantu kaga produit. Nibyo? Oya. Yaye Imana yampaye naturel. Ngaruka nabona ko bajya bagira gutya. Ya no kwiremera ubucoce nuko babyita. No kwiremera ubucoce. Abantu bajya bashakashyiramo utuntu ngo dutuma imisatsi iba myiza cyane. Bya ni amakosa. Amakosa kuba we n'amavuta gusa. Ku bantu nk'etwe itora ryacu ntabwo byo bintu byemewe, urabizi. Yego. Byo kwiyoheza ushyiramo utuntu oya. Ariko n'abasengera ahantu hari amabwiriza byemera ku giti cyabo. Buri wese aba afite uko yahamagawe. Njyewe rero n'umusatsi wanjye wa naturel Imana yanyihereye akabyara, kandi ndayishimiye. Aho abantu badagira imisatsi kandi bafite ubushobozi banayifuza, ariko agasanga Imana yamwenyine afite umusatsi umeze uko. Ariko ikintu cya mbere si umusatsi, icya mbere nuko Yesu agukunda, icya mbere ni umwuka uhumeka. Ibi byose ni ibintu bisanzwe kandi Imana itanga ifite impamvu ibaye umuntu ibihaye. Yego. Okay. Aha, tubwire rero umaze iminsi uri hehe? Maze iminsi nari nkumbuye inshuti zanjye, nari nkumbuye abakunzi banjye. Ndabizi mu bantu benshi haba harimo abantu bagukunda. Nanjye nari mbakumbuye, nari maze iminsi ndimo bize ukuntu, hari utuntu nari mpugiyemo ariko nagarutse. Kandi ntabwo n'umuntu nagiye nuko ari two turi mpugiyemo, naje kugira ngo twongere dusangire ibintu Imana yampaye kugira ngo nzane dusangire n'inshuti za Eva Esther. Byiza cyane. Hanyuma mbere yo kutangira gatoya nagira ngo tubwire intego y'ijambo uzanye. Buri wese aze kuza kuribohokeramo. Intego y'ijambo nzanye iravuga ngo
ntabwo imana yabura ibirwanisho yakoresha kugira ngo igutabare. yego ntabwo imana yabura ibirwanisho ikoresha kugira ngo igutabare. buri wese vuga ngo amen. amen. buri wese ahuke muri iryo jambo. buri wese ahantu yicaye, mu kigezi ahagazemo, mu ishuri amazemo igihe atinzemo, ahantu hose umaze iminsi uri atanejeje umutima wawe, nje ukubwira ngo ntabwo imana yabura ibirwanisho yarwanisha kugira ngo igutabare. amen. nubwo uhatinze ubona umutwaro uremereye, niko umuririmbyi yavuze, ariko ntabwo imana yabura ibirwanisho yarwanisha kugira ngo igutabare. imana igumugisha. niyo ntego y'ijambo ry'uyu munsi. ndagira ngo mwakire usenge, numara gusenga urakomeza. yego kadusenge, kandi dusenge wumva wizeye yuko imana itabura ibirwanisho yakoresha kugira ngo igutabare. turagushimiye nanone mana. haleluya. turagushimiye uri mwiza, turagushimiye uri karuhura, turagushimiye uri imbaraga z'abantu bakwizeye. haleluya. turagushimiye turagushimiye mwami. haleluya. amen. waraturinze n'ushimwe, warinze abanyarwanda, warinze itorero, warinze inshuti zacu, warinze mwemana imiryango, n'uhimbazwe. nyemera mu uyu mwanya Uwiteka duteguriye, tugiye gusangira ibiva kuri wowe, utwemere udushyigikire, utangirane natwe kandi uze gusozanya natwe. ni mu izina ryacu Yesu Kristo urakoze. amen. amen. haleluya. amen. haleluya. amen. hari n'imivuga ngo nubona ko mbyibagiwe Yesu uzanyibutse, bya byuya byawe wavuye uri Getsemani, sinzibagirwa amakuba wabonye ku bwanjye. rero iyo ndirimbo yakomeje inzamo. ntabwo twakwibagirwa amakuba Yesu yagize ari Getsemani. ntabwo twakwibagirwa umwanya yakoresheje kugira ngo twebwe tubone agakiza, tube no kugira ngo imitima yacu iruhuke. nk'uko rero nabivuze, tugiye kuganira ku ijambo. intego nabwiye ngo ni intego ivuga ngo ntabwo imana yabura ibirwanisho yakoresha kugira ngo wowe igutabare. iri jambo twarisanga mu kuva ibice byaho 23 umurongo waho wa 27. ariko muratwahera kuva 23 umurongo wa 28. haravuga ngo nzohereza amavubi akujye imbere, yirukane abahivi n'abanyakanani n'abaheti imbere yawe. haleluya. amen. haleluya. amen. turisubiremo. nzohereza amavubi akujya imbere, yirukane abahivi n'abanyakanani n'abaheti imbere yawe. haleluya. amen. ijambo riratubwiye ngo imana yo ifashe umugambi. imana ifashe umugambi wo guhindura uburyo yaturwaniriragamo. bivuze ngo hari ukuntu wabonye imana ikurwanira ikoresheje umuntu runaka, hari n'ukuntu wabonye imana ikurwanirira ikoresheje ibindi bintu runaka, ariko kuko itajya imenyerwa, noneho iravuze ngo iyo ije kohereza amavubi. haleluya. ivuga ngo nzohereza amavubi akugenda imbere. haleluya. amen. amen. ngo yirukane abahivi. ntabwo nzi abahivi umaze iminsi bari imbere yawe, ntabwo nzi urugamba umaze iminsi uri guhura narwo, ntabwo nzi mu rugo wubatse abahivi wahuriyemo nabo, washatse nk'uko abandi bose bashaka, ariko usanga abahivi bagutanze ku muryango. uragera bati ngoza ubukwe nashingiwe nk'abandi bageni, ariko ugeze mu cyumba uryamamo usanga hari abahivi bagutanze kukigeramo. ibyo si ibintu wowe wari witeguye, oya, wagiye kwiga nk'uko abandi banyeshuri biga. papa na mama batanga minerivare nk'uko abandi bana bariha minerivare,
uri gushyiramo imbaraga uraza amaguru mu ibase y'amazi kugira ngo umve ko ibyo biga byakwinjira mu mutwe. Ariko umaze kwiga usanga imbere gatoya hari abahivi bakutanze imbere. Ariko nje ukubwiye ngo ntabwo Imana yabura intwaro cyangwa ibirwanisho runaka yakoresha kugira ngo igutabare. Nubwo abahivi bakwitanze imbere bibagiye ko n'ubundi imbere Imana uza kuza gusanga iri kumwe nawe. Iravuga ngo nanjye ramfashe umwanzuro ku bw'abahivi bari imbere y'umwana wanjye. Haleluya. Ati nanjye nohereje Amavubi, uzapime ukinishe ivubi ureke uri gukorera. Imana ifite ingabo nyinshi yarwanisha kugira ngo wowe ikuvane mu bugumba umazemo igihe kirekire. Abantu bazi ko byarangiye, abantu bazi yuko nta kintu uzapfa wimariye, abandi bazi ko utazabyara imyaka barayikubare barayirangije. Ariko nje kubwira ngo imbere uko abantu bavuze wakira Amavubi Imana ikoherereje kugira ngo Imana izigukurire mu nzira ibyari bikugoye. Haleluya. Imana ishimwe. Wakira Amavubi Imana ikoherereje kugira ngo aza yirukane iki kigeragezo umaremo igihe kirekire urwana nacyo. Warwanishije ibintu byose biranga, wahamagaye abakomeye biranga, wahamagaye bango ntibyakunda, wahamagaye mami ntibyakunda, uhamagara dadi biramunanira, wahamagara n'imfura wabyaye birayinanira. Ariko nje kubwira ngo niwakira Amavubi Yesu aguhaye kugira ngo akugende imbere. Haleluya. Imana ishimwe. Imbaraga zawe singiz'abantu, imbaraga z'Imana singiz'abantu. Ibidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana birashoboka. Nje kubwira ngo sinzi igihe umaze uri kurwana, sinzi igihe umaze mu ntambara zitandukanye, sinzi ibintu byakugoye, ariko nje kubwira ngo humura, ntabwo byarangiye. Haracyari izindi ngabo Imana yakoresha. Amen. Haracyari izindi ngabo Imana yaguhagurukiriza kugira ngo zibe zikurwanirire. Niba Imana yafashe umwanzuro ikavuga ngo nohereje Amavubi najya imbere gushakira inzira, Amavubi najya imbere ahatari inzira akizira utambuke, bivuze ngo mu birwanisho byinshi Imana ifite yari yarakubikiye inzira y'Amavubi ngo ari izakoresha kugira ngo gutabara. Ntabwo Imana ijya ibeshya, ntabwo Imana ijya ivuga ibintu izi itazabikora. Imana yavuganye nawe ikubwira ibintu bikomeye, muvugana ko izakugirira neza, muvugana ko izakora ibi n'ibi n'ibi, ariko ubona ibintu ukabikubwiye siko bimeze. Ariko nje kukubwira ngo ntabwo Imana ijya ibeshya, ntabwo ijambo Imana rivuga ngo rihere. Haleluya. 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 Amavubi Imana ikoherereje no kugira ngo aza aca inzira kugira ngo uhe n'umugambi w'Imana. Wagerageje kenshi guha n'umugambi w'Imana ubiranga. Hari ibintu byakuzibiye mu nzira zawe, hari ibintu byakugoye, hari ibintu byagusubije inyuma, ariko Imana yohereje Amavubi kugira ngo Amavubi aza gucira inzira, azavane mu nzira amabuye, avane mu nzira imisozi, avane mu nzira ibyari bikwitambitse. Yakuvuga ngo niwakire Amavubi akurwanirire mu rugo rwawe, niwakire Amavubi akurwanirire mu mikorere yawe, wakire Amavubi akurwanirire muri business ukora, akire Amavubi akurwanirire mu rubyaro rwawe, kuko n'Uwiteka uvuze ngo nzohereza Amavubi. Haleluya. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Nkunda kubwira abantu ngo iyo ukomereye mu kibazo ugakomerera imbeho gukomerekeje, nicyo gitera Imana kubona ko wakomeye ukihana ukayitegereza igafata umwanzuro wo kukohereza ingabo zo kukurwanirira. Haleluya. Yavuze ngo njyewe nzohereza Amavubi akujya imbere yirukane abahivi n'abanyakanani n'abaheti. Ntabwo nzi abaheti bari imbere yawe, wahuye n'abaheti mu rugendo. Abaheti araba mwahuye aho wagomba gukirira,
aho ariho upfira. Wahuye n'abaheti bamenya imishinga ufite muri uyu mwaka, barangije barakunaniza. Wahuye n'abaheti mu byo wari ugambiye by'iterambere, ariko nje kubwanga Imana ikoresha amavubi. Aya mavubi nakurwanirire mama, aya mavubi nakurwanirire wa mukobwa we, aya mavubi nakurwanirire wa musore we. Umaze igihe kirekire urwaye, uburwayi barakuvuye byaranze, ariko nje kubwira ngo niwakire ihumure, kuko hari amavubi Imana yohereje aza kuvanira abaheti mu nzira, azagira ibintu yirukana, agira ibintu akura mu nzira kugira ngo ubwo burwayi bwawe bukire. Ntabwo byananira abaganga, ntabwo byananiye umugambi w'Imana. Haleluya. Niyo bava mu mugambi w'Imana. Imana ivuze ngo njye Uwiteka, aba ngo njyewe nzohereza avuga kugenda imbere. Igitumye Imana yaguteye amavubi ni ukugira Imana ikwereka yuko mu nzira nyinshi wari usanzwe umenyereye hakiri n'inzira y'amavubi Imana yabitse yakoresha kugira ngo igutabare. Haleluya, haleluya. Dushimiye Imana ifashe umwanzuro, dushimiye Imana ifashe gahunda yo kohereza amavubi kugira ngo azaturwanirire. Erega rugeze igihe cy'umwijima, wararagura ikurira, wararagubabaye. Ninde ufite agahinda ni wowe, ninde wapfushije ni wowe, ninde watotejwe ni wowe, ninde wahukanye ni wowe, ninde warusabiriza ni wowe. Ninde umve nje kubwira ngo humura, hari amavubi Imana ihagurukije kugira ngo aya mavubi aza kurwanirire. Hari amavubi Imana ihagurukije kugira ngo aya mavubi aza kora icyo Imana yatumye. Ubundi kakubwire, hari marayika Imana yohereje atinda mu nzira, hari marayika Imana yohereje ari kugenda zigizage mu nzira, ariko nubwo yatize kukugeraho, Imana ihagurukije amavubi kugira ngo amavubi aza kurwanirire. Haleluya. Niyo wakire kw'Imana igwa amavubi yo kukurwanirira, numvugire ngo amena. Niyo wumvishe ko ari ikintu Imana ikoze, yewe wa mukobwa we, yewe wa musore we, numvugire ngo amena. Iminsi iba myinshi igahima n'umwe, Imana ifashe umwanzuro irakubwiye ngo yohereje amavubi. Nanjye ubwo yenda yohereje, hari ibintu ushaka Imana indwanirira, hari intambara nyinshi abantu turwana nazo, ariko nje kubwira ngo humura, Imana ifashe umwanzuro ikoherereje amavubi. Hari ibirwanisha Imana yisigarije, niyo mpamvu igutunguje gukoresha amavubi. Umaze igihe usaba ngo Mana uzaca untabara, Mana kare wavuganye nanjye, mbese ko byatinze uzaza ryari? Mbese Mwami kuki ibi bintu ari njye ubihoramo? Nje kubwira ngo humura, uyu munsi umuntu yakugaburira nawe ejo ukamugaburira, kuko Imana ikoresheje itegeko ryayo. Hari itegeko ijuru ikoresheje yohereje amavubi ngo naza kurwanirire uwakubonye uyu munsi umeze nabi, kuko Imana yohereje amavubi yo kurwanirira, ejo yakubona umeze neza. Haleluya. Tugiye gushika ku mwisho dusengane Imana, ariko nshaka wisuzume, nshaka urebe mu ntama maze iminsi urwana nazo, waciye mu nzira zitandukanye ngo wirwanire biranga. Hari naho wagejeje rwose wakinzi ucemo biri bukunde, ubona ku batanye ntabwo bikunze, ariko niba wumva wakiriye yuko Imana mwibirwanisha Imana itanze, hari nk'abavubi Imana ikoherereje mu ubwo burwayi. Wa mubyeyi we, umaze igihe kirekire urwaye, umaze igihe kirekire uri kuva, warivuje byaranze, baragusengeye byaranze, nje kubwira ngo niwakire amavubi Imana iguha kugira ngo agukize. Nta kintu na kimwe Imana itakoresha kugira ngo itabare umuntu wayo, yakoresha n'aya mavubi ikagukiza uko kuva, yakoresha n'aya mavubi akazibura mu nda ukabyara. Imana yakoresha amavubi akinjira ahantu wadepoje byaranze bakaguhesha akazi. Uzarebe neza, umuntu ivubi ririye arabyi
akabyimbirwa akababara, uri kumva yari Imana ifashe umwanzuro wo ukohereza Amavubi. Aya Mavubi niyinjira mu kibazo cyawe arasiga Imana igikemuye. Aya Mavubi niyo Imana ibanje imbere kugira ngo Imana ibone uko igutabara. Ntabwo Imana ijya imenyerwa, ahubwo nje kukubwira ngo humura. Erega kugera kure mubyeyi ntabwo ariko gupfa, erega gusonza cyane siko kwicwa n'inzara, erega gukuburirwa imyenda, guhora uhaga imyenda yo kwambara. Nje kukubwira ngo ntabwo ariyo byatuma iherezo ryawe uzapfa gukuburira, ahubwo mu rugamba Imana irwanye, mu izi ntambara Imana irwanye ikohereza Amavubi. Harimo no kukwambika, harimo no kurya. Umaze iminsi ushonje, urya ntica ntikize, uvuga ngo mbese ejo bizagenda gute? Ariko mu birwanisha Imana izanye irakurwaniriye kugira ngo ikingue umugisha w'ibiryo mu rugo rwawe. Wowe ukora ahantu buri munsi bakakwirukana, abandi baga promosiyo, wowe ugasanga wasigaye kandi wakoze cyane kubarusha. Nje kubwira ngo Imana yohereje Amavubi kugira ngo aza guheshe promosiyo. Imana yohereje Amavubi kugira ngo azure ubukwe bwawe bwapfuye. Haleluya! Umva wa mukobwa uri kunyumva, nubwo ubukwe bwapfuye si rimwe si kabiri, nje kubwira ngo Amavubi Imana yohereje aje kurema ibindi bintu bisa. Amavubi Imana yohereje yazura nk'ibyapfuye bikagaruka. Wowe icyo Imana igusaba ni ukwizera no kwakira iyi ntwari y'Amavubi Uwiteka guhaye. Bibiliya n'ubuhanuzi butavangiye, Bibiliya n'ubuhanuzi dusoma bwanditswe kandi byanze bikunze buba buzasohora. Reka nkubwire humura, uri ku kagezi ariko karakamye na kandi wari wavumbuye baraje baragatoba batoba n'akandi. Nje kubwira ngo Imana ikohereza Amavubi nahagera avuga n'ikibazo cyawe. Aya Mavubi nahagera nta kwisobanura, ikibazo kiravugana n'Amavubi, kiravugana n'intwaro Imana ihagurukije kugira ngo igutabare. Haleluya, amen. Imana ishimwe. Baba yetu uhimbazwe. Yakubwira imvugo y'Imana ku buzima bwawe ntabwo yaheze, ahubwo wowe niwezwe, wowe nukizwe, numara maze ukora ibyo Imana igushakaho. Naho ubundi intwari Imana yarwanisha irazifite. None yarwanisha Amavubi, ejo yarwanisha ibiheri, ejo yarwanisha intozi, ejo yarwanisha imibu. Wibuke kwa Farawo uko Yesu yabigenje. None ni iki kiguteye ubwoba? Uwo Farawo ninde muntu kuri imbere, cyangwa ni icyerekezo uri kurwana kiruta ukuntu Farawo yari igihanganje. Ariko Imana yakoresheje ingabo zitandukanye, Imana ikoresha n'ibikeresha. Wowe uri igiki? Imana iraje. Amen. Niba Imana ikoresha ibikeri ikabweza igiye gukoresha Amavubi, niki kintu cyane n'Imana ku buzima bwawe? Humura, ntiwigirire nabi. Abantu benshi muri iyi minsi bahaza amasezerano, bahaza ibisubizo, ariko nje kubwira ngo si igihe cyo guhaga ibisubizo, ni igihe cyo kwaka Imana izindi ntwaro, ni igihe cyo kwaka Imana ibindi birwanisho. Kubera ko umunyabwenge ari gusaba ngo Mana wakoze ibyo wamenda gushimye, ntabwo nisize hejuru, ariko umpa ibindi birwanisho by'ejo, kuko ejo gato dukeneye ibirwanisho. Umuntu wakiriye izi ntwaro z'Amavubi Imana yohereje namvugire ngo amen. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. N'abasore burya barabengwa, ariko je kubwira ngo ntabwo Imana yiteye ko wabenzwe, ntabwo Imana yiteye yuko amashuri yawe atagize akazi, ntabwo Imana yiteye yuko imiryango yaguciye, ntabwo Imana yiteye yuko abantu bakuvuze, ntabwo Imana yiteye yuko abantu aba bagaburiye ari bo baguhindutse, ntabwo Imana yiteye yuko abantu mwagendanye ari bo bakubereye abandi. Imana ikintu yitayeho ni ingabo igiye guhagurutsa kugira ngo ikurwanirire. Tugiye gusengana Imana. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Iyo umuntu yubashye Imana nayimuha icyubahiro, iyo atayikojeje isoni nayo nta soni mukoza.
Aburahamu yubashye Imana nayo imuha icyubahiro. Aburahamu yubashye Imana nayo imuha icyubahiro. Iyo wubashye Imana, Imana iguha icyubahiro. Iyo wubashye Imana, ishaka ingabo igomba gucamo ikazihigira kugira ngo igutabare. Iyo wubashye Imana, Imana irahaguruka. Ni ukuri rero kubwira ngo tuze umutima, nubwo ari kumva byarangiye, nubwo ari kujya kuba ntabwo bwacya, wajya gutaha mu rugo rwe kuba ntabwo wataha, ugeze ahantu wicuza ngo yo mbimenya, ubimenye iki nyine byarabaye. Ariko humura, Imana iguhaye izindi ngabo. Imana yohereje amavubi. Haleluya. Aya mavubi akugenda imbere, kandi aya mavubi agenda akora ruto ni ruto, kugira ngo agende ashaka ibihamya, agenda akora gahoro kugira ngo ibihamya bisigare kuri tere. Turagushimiye Mana. Amen. Haleluya. Turagushimiye kuri mwiza. Tugushimiye kubw'ibi birwanisho duhaye. Tugushimiye kubw'amavubi uhagurukiye kugira ngo turwanirire. Tugushimiye witeka kujya kurwanira abasore n'abakobwa, uje kurwanirira ababyeyi, uje kurwanirira abagabo, uje kurwanirira abantu batandukanye bakubaye imbere. Hari abantu bari bazi ko waca muri iyi nzira, ariko yavuze ngo uhagurukije amavubi. Aza Mwami Imana tujya imbere, avana mu nzira ibitakubahishaga imbere yacu, avana mu nzira ibyatumaraga mw'imbaraga, avana mu nzira inshuti mbi, avana mu nzira abajyanama babi, avana mu nzira ibigeragezo byose tumaze iminsi duhura nabyo. Ntabwo nzi intambara buri muntu wese ari guhura nazo, ariko Imana yohereje amavubi kugira ngo aza kurwanirire. Oh haleluya. Turagushimiye Mana, urwanirire abarwayi bakire kwa muganga, abarwariye mu mariri yabo, abarwariye mu muhanda, abantu turwaye butandukanye, ababyeyi bategereje urubyaro bavuganye nawe, abakobwa bategereje ubukwe bavuganye n'abasore. Buri muntu wese ufite isezerano ry'uko uzamugirira neza kandi kuzamurwanirira, Mwami Yesu yakiriye aya mavubi umuhaye kugira ngo amurwanirire. Ndabizi neza hano amavubi aciye, ibintu byose bibwe bikava mu nzira. Urakoze kubikoze, urakoze kudutabaye Mwami, urakoze kuturengeye. Ngaho icyubahiro no gupfukamirwa nibikomeze kuba ibyawe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Urakoze. Amen. Shalom shalom. Ndabakunda, nimwakira ibirwanisho Uwiteka abahaye kugira ngo mukomeze urugendo mu izina rya Yesu. Amina. Amen. Byiza cyane umukozi Imana uvuze ijambo ry'ihumure, kandi benshi bari bategereje kumva. Imana izana amavubi mu bantu. Haleluya. Aya mavubi abagenda imbere, abashakira inzira, arwanye niba arwanye. Haleluya. Mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma ndagushimiye cyane ku bantu bifuza kuvugisha, ukeneye kubasengera. Njya mbona umuhanuzikazi mwiza utarabivanga, utameze nk'abiyi minsi, ariko umuntu ukeneye ko wamufasha, nimero zawe ziri kuri screen, arebe kuri telefone afite cyangwa kuri televiziyo yiwe, araza kubona nimero zawe aguhamagare, nta kibazo. Bize kutari nk'abandi ariko basuzugura banga kwitaba abantu. Oya. Niyo ntafite wenda kubwira ngo nzakuvugisha, nabona nkakuvugisha. Hari igihe rwose uba usanga umuntu amugaragaza ubwibone ngo ntabwo mpari ngwihangane, ngo cyangwa se nta mwanya afite ndakuvugisha bikarangira aho. Oya harakomeza. Nubona naho byaba ubwo naba ntafite uwo mwanya nyine wako kajya bikenereyemo. Ako yambwiye icyifuzo, hanyuma mfata umwanya wo kubisengera nkamusengera. Uko ibihe turimo ni ibyasohoye, byajyaga bihano na Yesu yabivuze, aravuga ngo mu minsi y'imperuka ubutumwa bwiza buzakwira bugere ku mpera y'isi. Ni ukuvuga ngo rero umuntu uri muri Isiraheli, umuntu uri muri Irani, umuntu uri Amerika, umuntu ari hehe, buri wese akeneye ubutumwa bwiza, cyane ko hari n'intambara. Abantu baho bakeneye ko ubutumwa bwiza. Nituze kuvuga ngo za Isiraheli abarokore bajyaga bakunda gusenga n'ubu bajya babikora, ati Imana ikomeye wera wa Isiraheli. Noneho bagizweho gusenga ngo wera wa Isiraheli, ko Isiraheli hari ibibazo byinshi. Ariko Imana irabazi, kandi Imana igitindiza ikizakora. Niba mutuvuze ngo rero nabo bafite uburyo babigenza, application bashyiramo ku buryo uvuga Ikinyarwanda akahita babyumva mu kirimi kiwabo. Abantu bakeneye kumva ubutumwa bwiza
bakeneye kumva ihumure. Imana ibagirira neza. Imana ibagirire turagushimiye neza. cyane. Murakoze.